aisha ati abahungu bose muri CTU barabatoranyije badusigira amagweja n'ibimonyo. Ngabo ntago ari amagweja. Ese ubundi kukimwe babita amagweja? No. Nta mugore ushyira mu gaciro icyo gihe ubututse musaza wanjye, icyo gihe ubututse umugabo wanjye, icyo gihe ubututse umuhungu wanjye nabyaye nanjye ntenye ko umugabo, icyo gihe ubututse musaza. Ntago ari byo. Bivuga ngo rero nta mugabo muzima ubaho, bose ni ibimonyo, kubera ko bari abagabo ntago bavuka ku biti, bavuka ku bagabo. Amagweja ni ibinyabwoya. Yanasuye amagweja muri pepiniyeri. Aisha, ese ubwo ko buninde uzakurongora? Abasore twari buzabane nabo bose babajyanye CTU. Ibi byagutera kwibaza ngo byagenze gute kugira ngo societe nyarwanda yisanga aha. Mu bikorwa byo kwiyamamaza byatangiye tariki ya 22 Kamena birangira tariki ya 13 Nyakanga uyu mwaka turimo wa 2024. Nibwo abantu benshi bamenye cyitwa CTU, ari cyo Counter Terrorism Unity mu magambo arambuye. Mbere y'ibikorwa byo kwiyamamaza cyane cyane ku ruhande rw'umuryango RPF Inkotanyi, mpamya neza ko nta bantu benshi bari bazi neza icyo CTU ari cyo. N'ubu ngubu hari bamwe bataramenya icyo ari cyo. CTU ni kimwe mu byiciro bigize icyitwa CCTC, Counter Terrorism Training Center. Rikaba ari ishami rya polisi y'u Rwanda riherereye mu murenge wa Mayange mu karere ka Bugesera mu ntara y'Uburengerazuba. Ryashinzwe mu mwaka wa 2013. Iri shami rigizwe n'ibyiciro bitatu, aribyo Special Force Wing, Counter Terrorism and Intelligence Wing ndetse na Specialized and Carrier Course Wing. Bikaba byose byuzuzanya mu gutanga imyitozo yihariye igamije kurwanya no gukumira byihuse ibikorwa by'iterabwoba iryo ari ryo ryose. Icyiciro cyamenyekanye cyane ari cyo CTU cyagaragaye ubwo abakigize bari bashinzwe umutekano w'umukandida w'umuryango RPF Inkotanyi Paul Kagame mu bikorwa bye byo kwiyamamaza. Ndetse tutibagiwe ko mu bari bagize itsinda yari rashinzwe umutekano we hari harimo n'umwana we bwite Ian Kagame, akaba ari nawe wakomeje kuvugisha abakobwa batari bake amagambure. Gusa imbaga nyamwinshi bishimiye uburanga bwa Ian Kagame ndetse na bagenzi bari bafatanyije uno murimo. Ubwo abandi bakobwa bose bari bacecetse, DJ Brian yahise ajya kuri YouTube channel ashima imyitwarire myiza ndetse n'uburanga bw'umuhungu wa perezida Ian Kagame. Abonaho no kunenga abasore bafite imyitwarire mibi, aho yabise inyerebende. Niba ako mwanyerebende mwe mubuzwa n'iki kwiyoroshya nta n'ikintu muri cyo. Yakomeje avuga ukuntu Ian Kagame agira ikinyabupfura cyinshi kandi ngo ari uw'igikundiro ndetse umukobwa wese yamwifuza. Niwe ariko n'abanyamugisha bariya ntago bavumika. Undi mwari utararipfanye wamenyekanye cyane mu gukina komedi ndetse na filime uzwi ku izina rya Aisha, nawe yasutse imbamutima ze hanze ubwo yagize ati uwatoranyije bariya basore yadutwaye abagabo adusigira amagweja n'ibimonyo. Mwana yarema pe Iki ngabagabo ngo bari imbere, ngabagabo ngo mu muhanda. Umuntu watoranyije bari abana ba CTU kuki yatwaye abagabo bacu bose? Kuki yatwaye abagabo bacu bose agasiga amagweja ibimonyo bari ibiki akabasiga twise ibimonyo. Ndetse yongeraho ati uwanamunyereka nawe nkareba uko asa kuko we noneho ashobora kuba arenze. Umuntu wabatoranyije se basi we ameze